Hello, amakuru yanyu muraho murakomeye nizere ko mumeze neza. Ni Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndi mariye, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, Atlanta, niho Imana indindiye ngiye n'umuryango wanjye. Hanyuma rero uyu munsi wa none ni umunsi wo kwa kane, ni umunsi twiga uko umugore n'umugabo bagomba gukoresha umutungo wabo bashakanye. Rero nagiraga ngo mbabwire ikintu kiri gutuma ingo nyinshi zisenyuka muri uyu mwanya, kubera ko ingo nyinshi abagabo baragira ngaho bakikubira ibintu byo mu rugo, akumva nyine ngo niwe mugabo mu rugo agomba gutegeka, ni ugomba kuvuga ati aya mafaranga agomba gukoreshwa iki, aya ngaya agomba gukoreshwa iki. Ugasanga umugore nta jambo afite, ugasanga umugore ntago afite ijambo ku mafaranga bafite mu rugo. Ariko reka mbabwire ikintu, muzi ko hariho business nyinshi z'abagabo zihomba kubwo abagore babo, kubera ko iyo business ugasanga nta kimariye umuryango. Iyo business ni uguma yikubira, iyo business ntashobora kuba yakuramo amafaranga kugira ngo ahahire umuryango. Iyo business ntashobora kuba yagira gute memke ayo mafaranga akaguma na amafaranga yanjye ni ngende kuyakorera, ni ngende ngomba kugira gute. Wirirwa wicaye hanga none nk'abantu bafite nk'ubuzi, abagore baba badakora, wirirwa wicaye hanga nk'urunyo ujya nk'urunyo ugira gute. So amagambo nk'ayo ngayo ingo nyinshi rero ziri gusenyuka bitewe no kugira kupfa ikintu cyitwa amafaranga. Ukaba uri umudamu ukabukora, ariko ugashakisha, ukifuza ikintu, ukifuza kujya ikintu cyiza, ukifuza kwambara neza, ukifuza gukora umusatsi, ukifuza gukora inzara, kandi uri umudamu ukora mu rugo. Kubera ko amafaranga araza yagera kuri konte, umugabo akafite ayandi makonte ku ruhande agomba guhita ya transferamo. Reka mbabwire ikintu, abagabo mukora ibyo bintu bibabaza abagore, ndagira nkubwire ngo bibabaza abagore. Abagore benshi bari kurira kuri icyo kintu. Hari umugore ejo bundi naganiye nawe arambwiye ati Chantal, reka nkubwire ikintu, njye senga Imana mu rugo iwacu tuzatunga amafaranga menshi cyane, basi tuzatunga amafaranga kugira gute iyo twishyura bills, hanyuma nibirangiza birangire. Ayo tugomba kwishyura ibintu byo mu nzu, nitumara kwishyura dusigare turi zero. Aravuga ati kuko mu gihe dufite amafaranga kuri konti ntago ngira amahoro mu rugo. Umugabo ahita yafata yose akayikubira ku buryo nta gicere na kimwe ashobora kuba nakoraho. Hari ibintu byinshi nifuza ntashobora kuba nabigeraho, kubera ko umugabo yumva ko amafaranga ngende umugabo mu rugo ni ngiye ngomba gutegeka, ni ngiye ngomba kuvuga ibingibi ko agomba gukoreshwa. Umugore akifuza yuko nta mafaranga yaza mu rugo, akifuza yuko business yabo yapfa, akifuza yuko umugabo ashobora kubura akazi. Can you believe it?